Tubidosa kende kido kari kafi zeke mubwira ariko teta ibona ukuntu biza dukunda ariko ndabizi ukuntu dukunda ahubwo agenda umushuke ngo napfuye ndebe ukuntu abigenza Liza ubundi ko twabonye umurambo wa mama gusa ubu papa tubyizere neza ko yapfuye 100% buriya ndumva yarapfuye papa none se inshuti ze ko zatubwiye ko nawe yapfuye ko bari bari mu modoka we na mama tukabona umurambo wa mama kandi baratubwiye ko bose bapfuye nanjye nyabyizera gusa rimwe na rimwe hari igihe ntekereza nkavuga ati igituma mbyizera nyine ni ukwera iriya myaka yose ishize hatari yabo dukure y'amaso nyine ababyeyi bacu barapfuye byararangiye gusa ikimbabaza nuko twashyinguye mama ariko papa twaba tutarabonye umurambo we ngo tubishyingure nanjye bijya bimbabaza ariko nta kindi kintu nabikora ukamanza ubwire ko adubi hari ikintu agiye kumutuma ndaza sawa ubagenda umubwira niki iva ubaye iki tata yapfuye ayiwe tata kari kumushuka kubera iki mumbeshya uri muzima nibyo wabura kumushuka biragutwara kubera iki mwambeshye kubera iki mwambeshye mbega abana mwese muraba muri cyane cyane aba bana barashutse uzi ukuntu banteye ubwoba byagenze ute bana we barashutse ngo uyu nguyu yapfuye teta nanjye nza niruka numva umutima ugiye mu ibyo mbakubwira ibi byanyu oya bari bari gukina oya reka aba bana Charles reka aba bana ntago mbareka urarekura aba bana Charles nanjye ntago ngomba muri uru rugo Shari ni ukuri ndabona bwo minsi yakomeje kuremba cyane yego sha ni ukuri tumujyane kwa muganga ahubwo Shari reka tumujyane kwa muganga yego icyo gitekerezo nibyo Liza se amafaranga agwaye ntiwakura kuri telefone Shari yayanyohereje Uze kunzanira utunini tugabanya uburibwe. Iyo tugabanya uburibwe ngwino wembe gufashe nyine iyo Darike abanza ajya kuzana utwo tunini nanjye urasaba amaze kumutegura sibyo ihangane wihangane ndaje ihangane ni ukuri umva gome kanguka yagiye nawe dore ko wirwaza wagira ngo ugiye gupfa amafaranga twayahimba twitegure tugenda atarara turebe imyenda tugenda tugereke n'ikuvure amafaranga tugiye kuyarya ntabwo nshobora gusigara muri iyi nzu nanjye ndajyana na bariya bana munyura hano mwazingoma mubona urenga nanjye nsohora nanjye ndagenda hagarara ntabwo sigara aha ngaha nanjye ndagenda urebe ubucucu ugira kandi ndagenda uri burenge hano kura ntabwo nyirekura ndagenda hano habaye iki mpamvu ushaka ugiye isafari uretse nanjye mbatwaze uretse byagenze ntabwo byose abana bansiga hano umva nyine uretse nyine uretse mutwaze uretse ntabwo rekura iyi varisi ye uretse mutwaze tugende katobero wagicucu agiye isafari subiza mu nzu mpamvu azazana ikorera usubiza mu nzu kadubiri tugende ndagukubita ihutisha usubize mu nzu se wagicucu mpamvu tugende hagarara se baze nkubwire kadubiri wagishwiwe urafata iyo varisi uyisubiza hariya cyangwa mwirukankane nawe boss azazana amandazi menshi kadubiri mpamvu aragiye ikorera iyo varisi usubize mu nzu uretse
tugende muzi tubivuganeho nawe mabuja tugende imodoka itabira ntabwo nsiga abantu tugende tubivuganeho nyine hanyuma nzaga abantu muzano mwanzingo ntabwo mbasiga munyure hano mabuja dusubiyeyo nyura hano n'ivarisi tugende tubivuganeho mabuja n'ukuntu wari wambaye neza ca hano muze gaho icara aho ngaho tubaze tubiganire birangiye ndajyaza naho ntabwo nsigara shyira varize aho ngaho uyikomezanya ujyane mu cyumba yiratira aho ngaho hariyo wasohoye mabuja nyamara turaza kwigira mureke ayitware ntabwo ndi bubirukane noneho yicara basi amahoro ahiye mabuja yijyane utajya kuzana ya mandazi mabuja yijyane mu cyumba mabuja basi nyine aba bana rero ndoka nanjye ndasohoka ntabwo nshaka kuguma muri iyi nzu abana batagiye reka tubyorere gusa ubu burambabaje nimba utemera ko abana baguma hano nanjye ndagiye Nihute ngire vuba isubike nihute muhereze n'ukuri mana nyagasani ubwo siko narinzanye imiti bagiye mana we se natinze cyane ku buryo nasanga bagiye Alice wasanga byamukomeranya akamujyana kwa muganga na telefone yanjye niyo iriho amafaranga kandi niyo bajyanye gusa ndamenya bimeze gute shaka nizere Imana wenda baragaruka bameze neza nta kundi byagenda dore n'ukuntu hameze basize hameze hashwagaraye ariko sinamurenganya wasanga yari yabuze uko abigenza nawe kubera afite umurwayi se kamutunganya nta kundi byagenda pe gusa Imana imfashe amakire aza ari muzima cyaba ari igisubizo cyiza nimba nifuza kubona kuri njye ariko se Mana yanjye ko batinze binjiye ibitaro Mana we nta telefone ntabwo bigeze bampamagara gusa ndabigenza gute koko Mana we n'amafaranga yose bayajyanye sinzi n'icyo bari buze barya ariko Mana ubu si ubukene pe ntari bingoga reka tubyihorere aba bana agiye kubareka bagume hano sibyo gusa umenye ko uraba umpemukiye Charles niba udashaka abana baguma aha ngaha nanjye ndasohokana nabo sinshobora kuguma ngaha abana badahari reka ubundi ibi byana njya mbona ashobora kuba papa yarabibyaye nko hanze niyo mpamvu yabizanye yaba byarahanze se si abana wumva ari inyamaswa reka tubihorere gusa sinshaka kukubura ntabwo ushaka gusohoka muri uru rugo ubwo ngiye kubareka bagume hano Charles nimba uzi ko abantu baretse bagume hano ntuzongere kubatesha umutwe ntuzongere kubabangamira ureke tubagire abavandimwe nk'uko ababyeyi bacu babidusabye urabyemera reka tubyihorere kandi Charles kuva iwacu bapfa nsigaye mbona warahindutse ntabwo ukimeze nka mbere reka kuba muri iyi si bisaba kumva amabwire none kandi abantu babwiye yuko abo bana ashobora kuba ari ababyeyi ari abapapa ni benshi cyane niyo mpamvu abo bana ngiye ntabashakaga aho kugira usohokane nabo reka tubihorere bagume hano sawa urakoze ariko gume ubu ukuntu umeze ukuntu uri kureba ukeye urabona usa n'umurwayi menya icyo ukora nyine kugira ngo adaducishamo ijisho gusa tubigenze te kugira ngo dareka ataducishamo ijisho sha ndamukunda nk'inshuti sinamubura ntwara mu maboko ntabwo ari buze kurusha nanjye ndakora za diri nyine ahubwo unyibukije akantu reka nguheka ku mugongo tuhagere wanegekaye warembye uri ubupfu ako kantu jya mu mugongo ariko ugende neza yase kijye mu mugongo neza uko wagira ngo we uranarwaye
Imana imbabare ntatunyuzemo ijisho n'ukuri. Dari kabaye fungura dore Gomeze yananiye gira vuba. Yesu we wasanga ari Alice Shafungura umfasha tugeze ku muhanda imodoka idusiga aho ngaho nawe ihangane Gome uhagarara. wakwihanganye ugahagarara. Yesu mufate mu maboko. Shayi mwana yarembye mana kumpako niki nakubuze kuri telefone katumukuremo inkweto aryame wenda aruhuke. Reka tumukuremo imyenda nayo ndabona nashyushye cyane. Ngaye igera ihangane ugere Gome. Umukobwa nawe kurwara kuze Nige n'iki gikoti cyamushyuhira isuye. kimukuremo aryame. Uyu mukobwa nawe iyo yarembye babasheri baba kuri Facebook bazaza bamutware rwose Ameze nk'umwana. baba bagiye kumurwaza. Ndahatagangariye uzi kumukura mu modoka wa mukobwa we ni rya shuri. Ngaho gera hino Darike nabona aho yicara. Ntiyaryama neza umukobwa. Ariko se ari ku mwana ntunye two kugabanya uburibwe asanga mwagiye ntamaze n'iminota 5 gukomana. None wari kujya nanjye mugumana hano muri inzu iyo apfiramo ari kubigenza ute? Hanyuma se ni gute mwabona Ahubwo se njye nagize ngo wagiye no gusoma Bibiliya. Igiki? Sha ndabona mwitegisha kwa muganga se nabo basigaye baterayo ibishawuro. Birakureba. Ariko kandi twizere ko babahaye imiti sibyo? Bayiduhaye bamuteye amafaranga yashiriye mu nzira imodoka y'ibihumbi 50 kugira ngo bamugeze hano. Uzwi nawe kujya wese ntubyiboneye. Umva naho ibya makeup yacu byo ntibikureba umuntu yagenda nasa nabi twa tugiye gusenga se mu cyumba. Sha nabyamenye njyama ruhuke nanjye ngiye kuryama duke ndananiwe cyane. Naruhuka nyine nakundi. Wabiryama neza nyine bahuka. Nabyo tuberetse no kumworosa kugira ngo adashyuha cyane. Sohoka nze ndebe niba hari umuntu wahomba nyine ibyo duteka turya sibyo? Ahubwo se ntumva ko uvuze akantu ukuntu nshonje kwirirwa muri biriya bitero ugenda pandatere muko udahagarara wangiza ukanabwira. Genda njye Sawa nyine. Sawa.